hari ibintu bitwa twese muri rusange twabinyuzemo, ariko rimwe na rimwe tubitekerezaho cyangwa bita tubyibagirwa. Ese ugeze kuryama ugasinzira neza, ariko ukaza kugira inzozi wibereye mu bintu bijyanye n'urukundo, usomana se, ukora cyangwa ukora imibonano mpuzabitsina. None igihe cyo kubyuka kigeze, umubiri wawe wose warushye, umutima utera cyane, ndetse ututubikanye nk'aho ibyo wabonye mu nzozi ari ibintu byabayeho koko. Mbese wabikoze? Ibajije abantu benshi kuri ibi niba byageze bibabaho, basubiza igisubizo kimwe bati yego byambayeho. Kandi koko ibintu byo kurota ukora ibikorwa bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, usomana se, wasohotse ku mucanga n'umuntu runaka, n'ibindi bijyanye n'ibikorwa by'urukundo, si ibintu biba ku muntu umwe, ni ibintu bisanzwe ku bantu benshi. Ariko abantu ntibajya babivugaho cyane kubera impamvu z'imico, imyizerere se, cyangwa se isoni. Uyu munsi turasesengura impamvu ibi bibaho, ubwonko bukora n'uburyo imico yagiye ibiha ibiremere, kugeza ubwo benshi batekereza ko yose urimo gukorana imibonano n'umuntu runaka, hanyuma ugakanguka wumva unaniwe cyane, ubwo uba wagiranye ubusobanuro n'abadayimoni. Inzu tugiye gusuzuma ngeni sa nk'ibisazwe, nyamuneka tuzamura ukanda Sabsaribe, kandi nawe biragufasha utazajya ucikwa n'ibiganiro n'inkuru biryoshye. Muhawe ikaze. Ubundi igihe dusinziriye ntabwo umubiri wacu umera nk'uwapfuye. Hari ibyiciro bitandukanye byo gusinzira. Icyiciro cya mbere naho amaso yacu aba yanyeganyeza cyane mu buryo bugaragara ariko butayafunze. Igihe uzabona umuntu usinziriye yanyeganyeza amaso cyane, abazaba barimo kurota inzozi zikomeye cyane. Ewe mwiruka nkaho se, mbese ibintu bikomeye byiza cyangwa ibibi. Muri icyo gihe rero ubwonko buba burimo gukora cyane, amashusho agenda akorwa n'imitekerereze yacu. Rimwe na rimwe tukabona ibintu bisa nk'iby'ukuri, umubiri nawe ntabwo waba wicaye, kuko nubwo udakora mu buryo bugaragara, umutima ushobora gutera cyane, uburyo duhumeka bigahinduka, ndetse na rimwe imisemburo ikaba myinshi. Icyo gituma iyo urota mu isiganwa uhiruka cyane, ushobora gukanguka umutima utira cyane nk'uwirutse koko by'ukuri. Ese bimeze bite mu gihe urimo gukora imibonano mpuzabitsina? Uko niko bigenda, ukanguka wumva umubiri wawe warushye cyane nk'uko urimo gukora iyo mibonano by'ukuri. Mu muco n'amateka hari ibyo bivugwa ku bijyanye no gukora imibonano mu nzozi. Mu mateka y'abantu, ibintu byose bitubona mu nzozi byagiye bisobanurwa mu buryo butandukanye. Mu bihugu byinshi bya Afurika harimo no mu Rwanda, abantu bavuga ko kurota urimo gukora imibonano mpuzabitsina wari kuri mu nzozi ari ibikorwa by'imyuka mibi cyangwa abadayimoni, cyangwa se kuba urimo kuryama n'abazimu nyine, cyangwa se imyuka mibi bitewe n'uko wowe ubyita. Ahandi ho byafatwa nk'icyaha umuntu aba akorewe n'undi ari kutagaragara, cyangwa se afashwe ku ngufu n'abadayimoni. Hari n'abakabyaga bakavuga ko ari abamarayika bavuga ko bavuye mu ijuru bakazishaka abakobwa b'abantu baba barimo kugufata ku ngufu. Abandi bagira bati iyo urota ibyo ni ko umutima wawe hari ibyo ushaka ariko udashobora kubigaragaza ku mugaragaro ngo werure wikore, kuko mbese ngo uba uhora wifuza kuyikora ariko ukifata bitewe n'ibintu runaka. Ariko nk'iyobarize nkawe uri kutwumva, mu bw'iwanyu cyangwa mu rusengero ugeze wumva babivugaho iki? Uratubwira muri comment. Kuri iyi ngingo rero hacyo abashakashatsi n'abandi bahanga bagiye babivugaho. Kurota ujyana ubusabane mu nzozi ugakanguka wumva unaniwe cyane, bagiye batangaho ibintu byinshi bitandukanye, bakavutegaho ibitekerezo, abandi bakafituna uko bitari bakabihengeka, cyangwa wenda ukumva bimeze nk'ibikuri, ibindi ukumva nta muntu bifite. Abashakashatsi bita ku bintu byo mu nzozi bavuga ko ku bagore bibaho, ariko kenshi ntibabivugaho cyane nk'abagabo. Ntabwo bikunda no kubabaho cyane nk'abagabo, ariko abagore nibo biganje, ariko n'abagore nabo bibabaho. Umuntu arimo kurota izi nzozi, ubwonko bwe bushyira imbaraga nyinshi mu mashusho no mu marangamutima. Ibi bituma imitsi ikora, umutima ugatera wihuta, ku buryo uhumeka bigahinduka. Igihe ubyutse umubiri wawe umeze nk'uwakoresheje imbaraga nk'izo wari gukora mu gikorwa nyirizina n'ubundi. Hari n'abantu bagira inkuru zirambuye kuri ibi, ariko nk'uko wigeze kumbwira inkuru, arambwira ngo nigeze kurota ndi kumwe n'icyamamare cyo muri sinema ngo amusaba asomane. Ariko ngo icyo cyamamare ngo kirabyanze, ngo ukanguka yumvishe yigaye cyane, kandi gatangiye kujya agira isoni zo kureba filimi ze, ariko ngo nta muntu n'umwe yigeze kubibwira. Kimwe n'umukobwa rero n'abandi, bituma tubona ko ari ibintu bishobora kuba ku muntu wese, kandi bikaba bishobora kugira ingaruka ku muntu, gusa akabigira ibanga rye bwite nta wundi muntu abibwira. Ushobora no kwibaza ati ese ni ikibazo cyangwa ni ibintu bisanzwe? Ubusanzwe ko turi gukora ibikorwa by'urukundo mu nzozi cyangwa ko turi kuryamana si indwara, ni igice mu cy'imitekerereze y'abantu, by'umwihariko ku rubyiruko n'abantu bafite imisemburo myinshi bibaho kenshi. Ariko nanone hari igihe bigenda birushaho kuba byinshi. Urugero iyo umuntu afite stress nyinshi, ubwonko bwe bushobora kubikora cyane mu nzozi. Iyo umuntu areba filimi cyangwa ibintu byerekeye n'imibonano cyane mbere yo kuryama, amahirwe yo kuri ibyo bintu ariyongera cyane. Iyo umuntu ari mu gihe cy'urukundo cyangwa afite ibyo yifuza kuba bakundana ariko atarageraho, ibitekerezo by'ubwonko biremera ishusho mu gihe aryamye. Naho rero niba wigeze kubibona inshuro nyinshi, ntibivuze ko uri umunyabyaha cyangwa se ufite ibibazo byihariye, ahubwo ubwonko bwawe burimo gukora nk'uko bugenwa n'umubiri. None se wakora iki mu gihe usinzira ugakanguka ufite isoni? Icyo wakora rero, banza kwemera ko ari ibintu bisanzwe, ntibikwiye kukubera umutwaro, ni kimwe mu byiciro by'abantu.
Icya kabiri kwitwarika cyane ku isuku kubera ko rimwe na rimwe bishobora kuzana ibisohoka mu mubiri by'umwihariko ku bagabo. Ndiza rero kugira umuco wo koga no kwambara neza. Icya gatatu rero ni kwigabanyiriza stress. Ndiza kureba utekanye ugashyira ku ruhande ibintu byagutera ubwoba cyangwa umutima uhagaze cyangwa se irari. Icya kane rero ni ukwita ku byo ureba mbere yo gusinzira kuko iyo ureba amashusho azamuye amarangamutima ubwonko burayabika bukaza kwigarura mu nzozi. Ariko nanone niba ubona ibi bikubaho buri munsi bikagutera umunaniro, ukabura amahoro, ukabura n'ibitotsi, ntusinzire neza, ushobora kugisha inama inzobere mu buzima bwo mu mutwe cyangwa muganga. Rero impamvu abantu bamwe batabarimo gukora imibonano mpuzabitsina mu nzozi bakabyuka barushye nk'aho byabaye koko, kuko ubwonko bwacu mu gihe cy'inzozi bukora nk'aho ibintu biri kubaho koko. Urumva umutima, imitsi n'umwuka bikora imirimo ikomeye, ugakanguka wumva urushye nk'uwakoze sinema ya nyayo. Niba byarakubaho ntugatinye, ni ibisanzwe kandi buri wese mu buzima bwe arabicamo. Kandi niba wigeze ibyuka wumva warushye kubera inzozi nk'izo, umenye ko ubwonko bwawe buba burimo gukina filime y'imibonano, kandi nk'uko biba bibonze muri sinema biba ari inkuru si ukuri. Mwakoze rero SMWK, ndashimira buri wese wanyumvishe kandi ndifuza kumva ibitekerezo byanyu. Wowe wese wigeze kugira inzozi nk'izo zakugendekeye bite? Kaza Sabsaribe tuzabicikwa n'ibiganiro nk'ibi, sangiza iki kiganiro kuko nikigera ku bantu kiba igisubizo ku byo benshi bibaza, ariko ntibabivugeho ku mugaragaro.